kandi harabatamenyaga siko biri Baria montene vanises contene my grove. Haleluya mama uraho Yesu ashimwe urakomeye witwa nde Abesi Elizabeth umva se yego uranzi urimo urandeba nitwa nde witwa umupasiteri kuva umunsi Imana irakubohoye kandi Uwiteka gutsindiye dayimoni mbi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mama mwari kuzamubura ariko kuzamushaka mukamubura ukazamusanga yarapfiriye ahantu bikabatera n'ipfunwe n'isoni, ariko umwami aramukije nta kibaye mu guhagasa igendera amahoro kandi Uwiteka kugiriye neza mu izina rya Yesu. Mureka arijyana. Amen. Mushumba ugihagaza Sadamu wino hano mureka yijyana, mureka agenda aho yari yicaye. Zamuka hano Sadamu. Nuguseka ariko urababaye. Tugiye gusengera na Bishop. Ntabwo dukeneye ko hano muri Bethesda mu protokole w'ikimuga ngo tuvuga uko Bibiliya ivuga, ntabwo tuvuga mu mvugo z'iwacu. Kugenda ucumbagira buri munsi umwe binini nkaho ntabwo tubyemera. Si ikibazo, ntabwo tukubwiye ikibazo cy'ibyo wambaye. Wizeye ko Imana ikiza ikagukura ku nshinge, bikuye umuswari nuza kugera mu rugo kwivuze kuhazirika ku ivi. Bishop reka dusenge, genda hafata wipfuka muremera ko Imana yamukiza. Haleluya. Sadamu cyari igihe gito ntimuzongere kumubona mu rusengero. Satani akamurira amaguru ye kugeza ubwo ahura n'ikibazo, amavi yose kugeza ubwo kugenda biba ikibazo. Kandi Satani akaba yibye umunyago munini cyane no kwishima hejuru, ariko Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Sadamu Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu ufite ubutware n'ubushobozi. Reka urepara ibyangiritse byose, ibikenewe n'ibikwiriye mu buzima bwa Sadamu biboneke. Tumenaguye imbaraga mbi zose n'ubutware bwose bw'umwanzi. Abyo Satani yangije uyu munsi wa none bimenyekane kuri Imana ibikora. Uri Imana ikize ikabigaragaza indwara zose n'ubumuga bwose. Kora igitangaza ku buzima bwa Sadamu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndakize Sadamu, ndakize. Haleluya, haleluya. Kandi igihe cy'Imana kiraje, akazahagarara agashima Imana igendera mu Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Amen. Bishop yakomeza. dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo buri muntu wese mu mutima we, umutima ngo nakanyama gato karusha ibintu byose gushukana. Bwira umutima ngo nakize, ubwire ngo byemeye arega. Haleluya, haleluya. Ariko muri hano mubye ngo byemeye, mwongere ngo byemeye gatatu, byemeye mu izina rya Yesu. Full stop. Kwizera niko kumenyesha wizeye ko yakira igitangaza. Kwizera ko yakora gukijije mu izina rya Yesu. N'undi wese utageza akaba yageze muri iteraniro yabonye igitangaza cy'Uwiteka Imana.